nimwumve ibyiza by'u Rwanda, reka nsingize urwabyaye mama. Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda. Mwangabe, muraho makuza we. amahoro. Ni amahoro. Komere cyane. Dukomerane. Yewe. Wagize urugendo rwiza. Wabaye ruhiri. Muvumbi ariko wabanje kumbera intaza muza kugenda. Amana ariko ndashyira ndahagera. Yego. Yego. Karibu rwose ni byiza. Saha ko hamaze kuba mu rugo uzabivamo. Oya, numva se hari ingorane zirimo. Yego. Ni byiza rwose. Ubushize twariho tuganirira abantu ibijyanye n'umugore mu Rwanda ariko ari iriburiro. Yego. Urumva uyu munsi nabwo ari byo turi bukomerezeho kuko ni igihembwe niko gitondetse. Icyo cyayi se kirimo umwenya. Mbese hari icyo gitwaye. Cyayi mu minsi dufite byinshi tugiteganirije abantu barabe bakiteze. Ntabwo nshaka kumera nk'uri ubukwe bubisi tuzakivugaho ni ubwo kizaba cyamaze kujya hanze gifite ubwiza burushijeho. Yego. Oya, nk'uko bivuze twatangiye igihembwe kindi cya gatatu. Aho nyine gifite insanganyamatsiko ikomeye. Yego. Yo kuvuga umugore mu Rwanda rwo hambere. Uyu mwanya yari afite kugira ngo dufashe abantu kumva uwo yari we, ahari abafite amatwi n'umutima wo kumva, tugira icyo dukuramo kandi kidufashe mu buzima bw'uyu munsi. Ariko nk'uko umuco wacu uri, kuramukanya bari ngombwa ngabe. Yego. Turi kuvuga umurage. Yego. Umurage urimo byinshi birimo nyine n'ibi bijyanye n'umugore turiho tuvuga muri iyi minsi. Nizo ndamukanyo uvuga buriya ziri mu muco wacu. Abanyarwanda bo baravuga bati mwaramutsiraguma. Yego. Mwaramutsiraguma ubwo ngira ngo uri kwerekeza ko dusuhuza abantu mu ngeri zitandukanye. Cyane. Nkunda kunyumva ntabwo tumaze kubisanga ku ngoyi imwe. Bityo ntabwo narindira yuko uhogora kugira ngo mbe nakumva. Yego. Abantu rero turabasuhuje mu ngeri zitandukanye. Ngenda hera ku bagore. Ndavuga ku abagore iyo mbavuga mvuga abantu bose b'igitsina gore muri rusange. Nibo nyina w'umuntu. Yego. Mu gihe nkibavuga hari umugabo umwe wenda ndashatse kuvuga izina ariko baramubajije batari ko nk'ubukiye mu gitondo. Ni iki kintu bwacya cyahindutse ku buryo ubyutse mu gitondo wumva bikugendekeye nabi ko usanze kitariho. Yego. Aravuga ati nkangutse mu gitondo ngasanga mu gihugu nta bagore barimo. Yego. Ati nta n'ikindi nahita mvuga nahita niyahura. Yego. Abagore rero bakwiye igikundiro barakagihorana. Nibo batubyara, nibo batuma igihugu kiramuka. Nibo badutwita amezi 9 yose. Bagira n'umutima w'impuhwe. Yego. Abagore ni abanyamurava, igihugu kirakahorana abagore beza cyane. Yego. Abandi nawe urabasuhuze ge nabanje guhera hababazaga. Niko. None se ubwo ntumenze. Ntabwo nguheze. Ntacyo. Nawe urashaka kubisuhuriza se noneho. Oya, ubwo abashuhuje nyine ubwo nanjye nabashuhurije muri wowe. Uje gutera mu njumbure. Oya nibyo ikintu uvuze ni ikintu gikomeye. Abagore, abakobwa bacu, bashiki bacu, ba mama, ba nyogokuru, mu ngeri zose barimo, bakwiye kubahwa, bagahabwa umwanya bakwiye.
rero ugize neza kuba ubashuhuje, nanjye kansuhuze abandi basigaye, bagabo bagenzi banjye, bakuru banjye, barumuna banjye, ba data, ba sogokuru, mu ngero nyinshi zitandukanye. yego wenda nsoze mbavuga mbasaba ko batekereza icyatuma nyine abo bagore tuvuze mu byiciro bitandukanye batekana kandi bakabera igihugu icyo bakwiye kukibera cyo. yego rero turabashuhuje mu mpande zitandukanye mu gihugu, mu Rwanda no mu Rwanda rundi. yego hari ikintu gikomeye gikunze kuba ushize habaye Rwanda Day, ibera muri Amerika, ariko ubona ko abanyarwanda iyo baje baturutse impande zitandukanye koko banezezwa kuba bahuye, bagahura nk'abanyarwanda, bagahura kugira ngo bumve, bahure na bagenzi babo baba baturutse iwabo, baba bafitiye amakuru, n'abantu bafite urukumbuzi, banezerewe bitavugwa. Nicyo kigaragaza ko koko ni bya bindi tuvuga ngabire ko iwanyu burya ni iwanyu, ngira ngo ibyanyu aba ari ibyanyu. ukomeje kuri ibyo bya Rwanda Day, nibuka twahoze tubivugaho muri cya gitabo cyacu kijyanye n'ubuzima, umurage w'ubuzima ku mbehe. twifuza ko abanyarwanda nko muri Rwanda Day bajya bagira ibyo bamurika bijyanye n'umurage wacu, cyane cyane nk'ibiririrwa aho ngaho, bikaba bifite umwihariko wo kuba ari ibyahangaha. kubera ko twasanze nk'umutaliyani yaje hano aza ashaka za spaghetti mu nteko zazo zitandukanye, akaza ashaka za pizza mu nteko zitandukanye, umuyapani akaza ashaka sushi n'undi. bitumye nongera kwibuka ko twabivuzeho muri icyo gitabo, ariko nkaba numva nafata ku kanya gato k'amasegonda ngo abantu bakomeze koko batekereze. ese ko Rwanda Day ibera mu zindi mpugu zitandukanye n'ibihugu, aho ntibikwiriye ko nyine abanyarwanda batekereza ikiri icyacu mu gihe bahuye bakanamurika umurage wacu, bakambara kinyarwanda, bakarya kinyarwanda, mbese ku buryo n'uwahandi uko tugira igikundiro ngabire. Rwanda Day ihuruza bene wacu b'abirabura baturutse mu bihugu hirya no hino, kuko iyo bahageze bumva n'ubwo atari umunsi w'igihugu cyabo, ariko bumva ari iwabo, bumva ari iwabo hafi, kuko nyine n'ubundi dusangiye byose. tutabitinzeho rero ngabire, nk'uko twateruye turarika abakunzi ba Nkurangire Iwacu ko iki gihembwe kigamije gusubiza amaso inyuma, tukareba ngo umugore yari muntu ki. kubera tuzagira ikiganiro cyo kuganira ngo uyu munsi umugore afite uwuhe mwanya cyangwa yagize uyuhe mwanya, tuzabigarukaho. ariko icyo dushaka no kugira ngo abantu bagire amakuru, bamenye uko byari bimeze, be kuzajya babyitiranya, twe kuzajya dushyira igitutsi ku murage n'umuco wacu kubera kutawusobanukirwa. noneho kugira ngo icyo ryaje riduhindukire, riba ari ryo rihinduka umuco, bimere nk'aho umurage twari dufite wari ufite icyasha. dusingize ibyo bituma dusingiza uwatugiriye nabi. ni ukuvuga ko uwatugiriye nabi akatwambura ibyacu uko tutabizi, dusigara tumushimagiza ko ari we utumye tumenya icyiza kandi atari komye. Naho bitaniye n'urya waje agasanga igihugu kirimo umwami, kirimo abatware, harimo inka, gifite abahanuzi, kigize gite, bafite ukwemera, akavuga ati iki gihugu ndakivumbuye. Yego, ibyo n'agasuzumiro.
Yego. ni agasuzuguro ariko urwego bigezeho agatangira no kwita ibice bitandukanye, akavuga ati iki gihugu ndakivumbuye, abantu akabavumbura bari basanzwe bahari. Ibyo ni agasuzuguro. Noneho ariko agasuzuguro k'inkubirane ni ukumva dufasha wa wundi uvuga ko yatuvumbuye tubinyujije mu kutamenya ibyacu, kuko kutamenya ibyacu ni ukumushyigikira koko twavumbutse, kuko ntacyo twari turi cyo twari twiyizi tutariho. Uyu mwanya abo tudashaka ko bagaragara ko bavumbuwe ni ba nyina w'umuntu. Hari ibihugu byitwa Guinea, buriya umuzungu ngo ahageze yashatse kubabaza uko hitwa, noneho abagore bari biviriye kuvoma, hari bari bikoreye ibibindi n'ibicuma bavomeshaga, aragira ngo abagire abagore, baramubwira bati reka wiruha, twe turi abagore. Bavuga mu rurimi rwabo ijambo Guinea buriya riravuga riti turi abagore. Ubu ngubu ibihugu byabo yaba Equatorial yaba Conakry byitwa turi abagore, bitewe n'iki? Nuko Nyamuza vuba uwo yaje abarangisha ataha hitwa ngo iki, ku kirimi yavugaga batakizi, bakavuga bati arashaka wenda kutugira abagore cyangwa nadusambanye, bakamubwira bati turi abagore, agahita yandika ataha ahantu hitwa turi abagore. Twe rero ntabwo batuvumbuye. Umugore wacu ari umugore w'icyubahiro kuva hejuru kugera hasi. Ngira ngo uyu munsi twashatse ko duhera hejuru, kugira ngo wa mwenda wari ubukingirije ahera utabuke uhereye hejuru cyane. Abantu bamenye bati umugore wo mu Rwanda ku rwego rwo hejuru yari afite uwuhe mwanya. Muri make abadukurikiye bumve ko tugamije kubaganirira umugore umwanya yari afite mu nzego zitandukanye. Hejuru turimo tuvuga ni mu myanya y'ubuyobozi, yego, ni mu nzego nkuru zigena uko igihugu kibaho, yego. Ariko tuzamanuka tugere mu rugo, hanyuma mu bindi biganiro ubwo tuzabafasha kugereranya, ariko uwumva nawe azaba yarumvise. Yego. Ngabi Karame. Katwanzike. Tudatinze rero, tudatinze, ubuyobozi bw'igihugu uretse kuva mu 1900 yego na 59 hari uwo mwaka uhera nibwo hatangiye inzibacyuho y'icyitwa Repubulika dufite uyu munsi. Ariko amatora nyirizina ashyiraho Repubulika yabaye mu 1962. Mbere yaho niho turi butinde. Nushaka erega Ngabire, ntushaka ntiwirushye. Ugeze muri za 50, nushaka uvuga uti guhera mu 1900, kuko nubwo inzego zari zigihari, ariko suragira ngo zari zigikora. Nyuma yaho gato aho abadage baziye, hakaza ba Musenyeri Classe n'abandi batandukanye, uragira ngo ijambo inzego zari zigikora uko zikora. Ibyo wenda kuko hari udusigisigi, kubera ko urumva umugore turi buvuge mu mwanya w'ubuyobozi byateganywaga n'amabanga y'igihugu twita ubwiru. Kandi umwiru mukuru bamwirukanye, bamuciriye i Burundi mu 1925, yitwa Gashamura Karukangirashyamba. Bamwirukaniye i Burundi muri uwo mwaka mvuze haruguru. Guhera rero mu 1900 ahari ubwiru bwakoraga bufite birantega, ariko bwarakoraga. None se ubwo urumva umwiru yaciwe muri za 20 muri 25, kandi ubwo yagiye gucibwa hashize igihe kinini, n'ubundi inshingano ze zikora rwihishwa. Yazikoraga rwihishwa, ariko nta n'umurongo ufatika ukazamuka ukagera ubwo reba ukuntu Rudahigwa yimitswe n'umupadiri. Urumva ni impamvu nanze ko bikururana bikagera muri za 50. Ubu se Musinga bamuciye muri 31 na kabiri gutyo na rimwe agika. Urumva kugeza za 50 bari ukwirushye. Rero henga turanahera kuri ibyo by'ubwimiko, kuko umugore mu bwiru bw'imika ngoma, umugore yabaga afite uwuhe mwanya. Makuza abari ubu nanjye ndimo, iyo badashishikaye
ngo bamenye ibyo bintu. Yego. Usanga akenshi amateka bazi ari amateka atariyo, Yego. ari amateka arimo imyenge, ari amateka arimo ibyuho. Kubera hari iki? n'amateka ashingiye ku by'andi mahanga. Yego. Hano bakavuga bati kubera yuko amateka y'abanyamahanga, y'abanyaburayi, y'abaheburayo tuvuga muri Bibiliya, umugore ntagira ijambo, nta jambo agira, nta mwanya muzima afite, nta nabarwa yewe. Urumva rero umuntu akavuga ati aho wasanga ibi ari byo twakize n'iwacu ari uko byari bimeze. ashwi rwose. ngaho tubwira iwacu se byari bimeze ni ukuvuga ngo nari mbabwiye inzira imwe y'ubwiru, ngira ngo tugitangira ibigendanye n'umurimo twakomeje ku nzira 18 zose z'ubwiru, ariko ndatinda gusa ku bijyanye n'inzira y'ubwimiko. Harimo uduce duto tw'amabango y'inzira y'urugomo, ariko ntabwo iyo ndi buyatindeho cyane. Urajya unanyunganira. Ndakunganira. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'inzira y'ubwimiko, umugore, kuko igihugu cyategekwaga n'umwami. Abadukurikiye babyumve, ubwimiko ni nko gushyiraho umwami cyangwa gushyiraho ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Muri ibyo nanahereye ku ngoma ubwayo, ingoma nkuru yafatwaga nk'imfizi, noneho ikagira ingore yayo. Ni ukuvuga ngo nimba tuvuge Karinga ibaye imfizi, abasizi bakunze kuyita imfizi ya makuka, noneho bagafata Kimumugizi bakayigira umugore wayo mukuru. Izindi zunganira Kimumugizi yo zikaba ari za Karihejuru na za Bariba, ariko uhereye no mu ngoma ubwayo ntabwo ingoma yashoboraga kuba ari imfizi nkuru idafite iyayo y'ingore. Umwami nawe rero yategekaga igihugu ari kumwe na nyina, kandi abantu babyumve neza, ubwiru bwagenaga ko abantu babiri mu gihugu ari bo bonyine bambara igisingo. Igisingo tuvuye ku nshinga gusinga ivuga gusumba, ni ukuvuga ngo abantu babiri bakuru mu gihugu nibo basumbaga abandi. Yabaga ari umwami na nyina umugabekazi. Ni ukuvuga ngo rero inzira y'ubwimiko twavugaga yatoranyaga umuryango ukomokamo umugabekazi mbere y'uko hanamenyekana igikomangoma cy'Imani kizaragwa ingoma. Abantu babyumve neza. Ni ukuvuga ngo ubwiru bwashyiraga imbaraga nyinshi cyane mu gushaka umuryango twita banda cyangwa ikibanda uzavamo umugabekazi. Ibyo bigakorwa na mbere y'uko hamenyekana igikomangoma kizima ingoma. Icyo bivuze Ngabire, yego, ni uko Abanyarwanda bari baravumbuye ko mu mugore habamo ububasha budasanzwe, kandi nibatoranya umugore muzima uzabyara umwami, kuko urumva yabaga azabyara umwami ariko azanayoborana n'umwami, bakaba bari baravumbuye ko igihugu cyagiraga umutekano kigasugira kigasagamba kubera abagore babo. Ubundi yitwa, urumva icyo wari usobanuye, bahangayikishwaga no gushaka umugore na mbere y'uko bamenya. Urumva uwo azabyara we ntabwo babyitagaho, baravuga bati tubonye, babyitagaho ariko byazaga nyuma, ko baravuga bati ubwo tubonye uzaba umugabekazi mu gihe kizaza ibindi birakemutse. Ni ukuvuga ngo iyo umuryango w'umugabekazi, ni ukuvuga iyo umukobwa wavaga mu muryango w'iwabo yatoranijwe n'ubwiru, Imana yamutunze inkoni ko mu iwabo hazakomoka umwami binyuze mu mukobwa ukomokayo. Iyo uwo mukobwa yazaga akagaragaza ko afite imico ishobora guca ingoma cyangwa gushingirira ingoma, icyo gihe kubw'uwo mukobwa umuryango wabo wose waracibwaga. Ndaguha urugero makuzi. Ni ukuvuga ngo igihe Samukondo yatanze ingoma, yabwiye umugore we wagombaga kuba umugabekazi, nyina wa Bwimba, wa Ruganzu wa mbere Bwimba, yuko Nyiraruganzu Nyakanga aravuga ati muramenye ntimuzashyingira i Gisaka.
ibyo ngibyo nyuma yo gutanga kwa Samukondo Nyakanga abirengaho bashyingira umukobwa Kimenyi Robwa. Ibyo ngibyo ingoma irabyihanganira, n'ubwo n'abiru barabyihanganira, n'abari aho bose barabyihanganira, ariko bisaba umutabazi. Imana yeza wa wundi wakoze icyo yabujijwe n'umwami. Wa mukobwa agaragaza yuko igihugu nubwo acyambariye igisingo adasinga bose, kuko nyine yanze kwitangira ingoma. Umuryango w'abasinga ntabwo mbivuga mfite genda umusinga, by'umwihariko w'umurenge nta kibazo, kuko nyine n'undi wese wankomokaho akabikigwara bingana bityo ntabyihanganira, kuko nyine uwo yarabikoze. Byatumye umuryango w'abasinga guhera ubwo utongera kwemererwa kubyara abami b'abanyiginya, nyine kubera yuko ukurikije uwari ubereye ku ruhembe rw'imbere wahekeye ingoma, wahekeye ingoma, yego, yakoze ikosa rituma asumbisha inyungu bwite, yego, akazisumbisha igihugu, yego, ku buryo ibyo biviramo igihano cy'uko abasinga nyine bacibwa ku ngoma. Ubwo ibijyanye n'ingaruka zindi zirimo nk'inzu y'abasinga b'abacumbi sinzitinda. Icyo tugarukaho kugira ngo abantu babyumve, bumve uburemere umugore yarabaga afite n'ububasha yagiraga, no kuba ibyo abantu bose b'igihugu barabyemeraga bakabyakira ko kuba ari wambaye igisingo ntacyo bitwaye, ari byo ariko bikwiye kumera. Ntabwo bari bafite imyumvire nk'iy'ubu y'aho ubu ngubu umugore atorerwa inshingano, ukumva abantu baravugira amatama batese azabibasha ubwo ari umugore, ubwo ari umugore se bizakunda. Ugasanga hari imyumvire abantu bagatekereza ko iyo myumvire ituruka mu muco kandi atari byo. Ni ukuvuga ngo wenda turorereye iby'uwo watatiriye ingoma, ubundi indagu Imana yatoranyaga umuryango uzavamo umugabekazi, ariko hatumberewe umwana uzavuka kuri uwo mugabekazi, kuko umwana Abanyarwanda bo barabyerura bakavuga ati umwana ni nyina. Barebaga ububasha, ni uko iyo batoranyaga umuryango bagatoranya umukobwa baramugenzuye neza, bakavuga ati uyu ububasha afite, imico afite, ubwenge afite, ntabwo yabyara umuntu udashobotse. Icyo gihe rero oya ntibavugaga ngo imico afite, ati hariya uburyo barera abakobwa, yego, urumva, ntabwo hava umukobwa wangushya ingoma yacu, urareba, watatira igihango. Nirwo rugero tugiye gutanga. Ni ukuvuga ngo Imana yatunze urutoki Nyanguge wo kwa Sagashya, ni umukobwa wo mu Bakono, iti Kirima wa mbere rugo, iti uzabyara umwana ukomeye, ariko uzamubyara ari uko urongoye Nyanguge. Noneho kugira wenda bibaye nko kwiganirira gusa bitari ikibwiriza, abantu babyumve, Nyanguge yari yarasabwe, yari imeze neza nka Mariya uriye nyina wa Yezu, na Nyanguge urumva Yezu nawe wenda kumera nka Mukobanya. Nyanguge yari yarasabwe, asabwa na Nsoro wa mbere Bihembe wo mu Bugesera, umwami wo Bugesera, ariko kuko Imana yamwereje kubyarira u Rwanda umwana ukomeye, kuko buryo yavuze umwana apfa mwiterura, none se ninde uterura umwana? Ni nyina. Niyo bavuze bati umwana ni amashereka, ni ukuvuga ngo umwana icyo yonse nicyo akura. Byasabye umwami kwihindura umugaragu, ajya kubakisha inzu zo kwa Bihembe, ahinduka umunyenzi wo kwa Bihembe, acyuza ubukwe bwo kwa Bihembe, kugira ngo aze kuba ari we wambika umwishywa mbere, noneho Bihembe aze gusumba akazi. Ku buryo mu muco nyarwanda yaharaniraga gutanga Bihembe kurongora Nyanguge, kugira ngo mu buryo bw'imitsindo no mu buryo bw'imihango aba abaye umugore we mbere ya Bihembe.
ibyo rero niko byagenze ku bufasha bwa benshi. amateka abantu bayasome, hari ibitabo byinshi bakurikira iyo nkuru. Ni inkuru ni kimomo ku mugani wa wundi ni kimomo, birazwi. Yego. Ariko icyo tugambiriye twe ni ukwerekana inzira yo gutoranya umugore, kuko yagombaga kuba ari umuntu wa kabiri ukomeye mu gihugu, wicaranaga n'umwami, kandi akenshi kuko abami b'u Rwanda bimaga ari batoya, igihe cyashiraga cyabaga kirekire hategeka ba nyina. Erega ushatse wakuraho n'iby'imibare, kumwita uwa kabiri cyangwa uwa kangahe si ngombwa, ahubwo igikomeye wari ukivuze. Abantu kugira ngo bumve imbaraga z'umugore, ubwo twavuze uhagarariye abandi, ariko mu nzego zose nyine umugore yari afite imbaraga. Nuko nicyo wari uvuze cy'uko abami benshi bajyaga ku ngoma ari bato, babaga ari bato. ni ukuvuga ko ahubwo nyina niwe watwaraga igihugu igihe kinini. Noneho nabwo umuhungu we yatangiraga kuyobora byeruye, nuko urumva nyina imbaraga zabaga zirimo zinashira, niyo yayo akaba nk'umujyanama, noneho undi akajya ku ruhembe rw'imbere. Ni ukuvuga yagaragaraga muri rubanda, ariko mu by'ukuri igihugu cyayoborwaga na nyina. Yego. Kubera ko amarangamutima yose, gutuza kw'igihugu, gucyura ubuhoro kwa byose mu gihugu, yaba inka yaba abantu, byabaga biturutse kuri nyina utuje. Ikindi bigaterwa nuko nyina yabaga afite ubunararibonye bwo ku mugabo we. Ni ukuvuga ko yabaga afite ya ndero, kwa gutoranywa kwihariye twavuze, akagira mu mvugo y'iki gihe icyo bita experience, ubunararibonye, yabonye ingoma noneho akagira na wa mutima abanyarwanda bari baravumbuye ko igihugu iyo gifite umubyeyi w'umutima kiba kizima, ku buryo bavugaga bati ntabwo bishoboka, ntabwo wenda tuze gutera intambwe ngabire kubera n'igihe. Urugero rwa Nyankuge abantu barwumvise, ariko hari n'ingero nyinshi, si Nyanguge gusa. Urugero numvaga ndi bubahe kugira ngo bumve uburyo inzira y'ubwimiko yabaga itsimbaraye cyane ku mugore. Hari nk'igihe umwami yashoboraga kwakira abagore benshi, akagira abagore n'inshoreke, umugore we n'inshoreke, ariko akaba yakundwa akaza umugore uyu n'uyu. Hari igihe umugore umwe yashoboraga gushaka kugira ngo akoseshe umwami, noneho bizayobore igihugu mu ngorane bikomotse ku mugore. Urwo rugero numvaga ntari burureke. Witwa Shetsa yari umugore wa Mibambwe wa mbere. Mibambwe wa mbere uwo nguwo ni Sekarongoro Mutabazi. Yashatse kuba umutoni ku mwami, ariko abigirishije gushaka ko umwana uzamukurikira bitiriwe bigenzurwa n'ubwiru, ari we waba umwami. Yari afite umwana w'umuhungu witwa Gahondi. Icyo gihe abiru babibonye vuba cyane, bahita bashaka kubogora igihugu, babigirishije gukurikira inzira yakurikizwaga mu gutoranya umugore uzabyarira igihugu umwami. Nibwo bagiye gushaka Matama ya Bigega. Matama araza mu ibanga rikomeye, abantu barabizi iby'umugani w'umwana urira Sekarongoro yahimbye kugira ngo azabone uburyo abo ngabo bashaka kugira ngo igihugu kibogame begera hirya. Ubwo ni Shetsa n'abahungu be. Barangije kugeza igihe mbese ibijyanye n'umuvuno wo kuzana Matama ku ngoma wemera, kandi koko birangira Matama abaye nyina wa Yuhi Gahima, Yuhi wa kabiri Gahima. Iyo nzira niyo nashakaga kuronda y'uburyo inzira itatanwaga kubera agaciro umugore yabaga afite mu gihugu. Nibyo icyo kintu abadukurikiye baracyumvise. Noneho kugira ngo tugende tubaha ingero bumve uburemere bw'ibi bintu, abazi amateka ya Ndahiro Cyamatare nyine umuhungu wa Gahima, n'amagomerane yabayemo, bakuru be bakanga kumwemera nk'umwami, Bajuru na Bamara,
ni inkuru ndende, bagafatanya n'abanyamahanga nyine, abanyabungo ndetse na nzira ya Muramira, bigasoza nyine Ndoli acicishijwe nyine akajyanwa kwa Nyirasenge Nyabunyana nyine Karagwe, Ndahiro akabigwamo Cyamatare, ndetse na nyina Nyabacuzi, nyina wa Ruganzu Ndoli akabigwamo. Igihe kigeze Ndora abundutse nyine asubiranye igihugu, ni amateka maremare, kugira ngo abe umwami wimye ingoma bikunde, abiru bagombaga gushaka igisubizo cya nyina. Inzira y'ubwiraho rero yari iteye iti, yego, ni ukuvuga ngo iyo umwami yajyaga kwima adafite nyina, yego, nyina yarapfuye mu buryo bw'amarabira cyangwa no mu bundi buryo bwose, icyo gihe ubwiru bwagenaga yuko hatoranywa umwe muri ba nyina wabo, ni ukuvuga uwo mu bwoko bwa nyina, yego, umugore wo mu bwoko bwa nyina. Icyo ni cyo cya mbere. Yego. Icya kabiri, uwo mugore watoranywaga yagombaga kuba nta wundi mwana w'umuhungu afite, kubera ko iyo bari kwibeshya bakamushyiraho, nyina yagombaga kuzaharanira uburyo uwo nguwo abereye nyina w'ingoboka umwana we amuhigika, hanyuma akimika umuhungu we. Yego. Ibyo rero inzira y'ubwimiko yari yarabikumiriye mbere, ayo magomerane bayaca mbere. Yego. Bagashyiraho umuntu wo mu bwoko bwa nyina w'umwami, ngo ni wa mugore wapfuye nyine, hanyuma kandi akaba nta mwana w'umuhungu afite. Yego. None Nyabacuzi yari umukonokazi. Yego. Nyina wa Ruganzu yari umukonokazi, Nyabacuzi yari yarapfuye, bivuze ngo bagombaga gushaka umugore wo mu muryango w'iwabo wa Nyabacuzi, akaba nta mwana w'umuhungu afite. Ariko habayeho ubundi buryo bw'indagu, nakita indagu z'ibogorangoma. Bigaragara yuko igihugu babaye nk'abashatse guterekera Bwimba. Yego. Aho kugira ngo bimike Ndoli afite umugabekazi w'umukonokazi, babaye nk'abaterekereye Bwimba, bazana Nyirarumaga cyane. Sa nk'uvuga umumaro wa Nyirarumaga mu ihindura no mu isubiza buzima ry'ingoma nyarwanda, ko yagize uruhare runini. Urumva hari ibintu byinshi byahuriranye. Icya mbere, ingoma Rwoga yari yanyazwe. Yego. Icya kabiri, nyina wa Ndoli yari yarapfuye. Hari ibintu byahuriranye. Urumva bari bakeneye umugabekazi, ariko umugabekazi udasanzwe. Ni ukuvuga ko iyi ngoma iza kuba yari igihari Rwoga itaranyazwe, ntekereza ko bari gukomeza iyo nzira bagashaka nyine uva indimwe na Nyabacuzi. Yego. Ariko noneho kubera yuko Abasinga bari bafite umwihariko cyane, ko ni n'ikintu gikomeye Muza Gihanga yakuye nyine ku ngoma y'Abasinga baje ni ubwiru. Ikintu gikomeye ni ubwiru yahawe. Ntekereza ko baragenzuye basanga hari babonye umusingakazi uri mu kigero nyine, n'ubundi barebaga mukuru uri mu kigero cya nyina ya Ruganzu, babona indagu zihurira nyine kuri Nyirarumaga, kuko yari icya mbere bari bakeneye nyine umugabekazi udasanzwe, kuko byari ibihe bidasanzwe. Ariko noneho ku kamaro wari uvuze, Nyirarumaga yari umugabekazi udasanzwe, ko yari agiye noneho no gutangiza indi ngoma. Ni ukuvuga yari abaye neza nka Nyamususa, kuko urumva Nyamususa iremwa rya Rwoga. Yego. Nyamususa yari ari ku ruhembe, kuko niwe nyina wa Gahima wa mbere wa Kanyarwanda cyane. None hagombaga kuremwa ingoma nshyashya. Yego. Bivuze ngo uko ingoma, kugira ngo iyo ngoma ishinge intege mu gihugu, uko iya mbere yatangiye, hari hakenewe ko iyo nzira isubirwaho. Nicyo cyatumye indagu zijya kwa Gahuriro mu nzu.
hariho n'ikindi gikomeye yego dukeneye kwigiraho. Basubiye inyuma, ab'icyo gihe basubiye inyuma. Ni ukuvuga ko abanyarwanda iyo bahuraga n'ingorane bageze mu nzira y'inzitane, basubiraga inyuma bagashakisha ukuntu ikibazo nk'icyo kigeze gikemuka, cyangwa aho bakura imbaraga. Ni nacyo tubwira abantu ngabire ko buri gihe iyo dusubiye inyuma tugashakisha mu murage bitugwa neza. Oya, wakunze kubivuga ubushize tugitangira ikiganiro Murangira Iwacu, bisubiramo kenshi. uravuga uti ntabwo umurage wacu wigeze udutetereza, inshuro zose twawugannye twashobewe, twabonye ibisubizo, tukavuga tuti hacura iki noneho, tuwiyegamije, ntitujye turindira gushoberwa, ahubwo tukawuhoza, tugahora tuwuhungiza, tuwushakamo ibisubizo. Urumva b'iki gihe cya Ruganzu baricaye baravuga bati rero kugira ngo tugire ingoma izarame izakomere nka Rwoga, tugomba kujya ku muzi w'abanyengoma, yego, w'abazi iby'ingoma. Ingoma niho ziva, kuko mbere nyine yo, kandi dore Rwoga yararamye mbere y'uko Rubunga azana ubwiru abuvanye i Businga. Icyo gihe Abanyiginya, ubwo ndavuga Gihanga n'abakazi n'abamubanjirije, bategekanaga Inyundo n'Urusengo, kandi ntihabayeho ingoma rero zaje ziva i Businga iyo. kandi ntihabayeho kwibeshya kuko ubona ko Nyirarumaga aza akaba umubyeyi koko, ndetse hari n'amateka ukuntu atagize ubwiko, ndetse hari n'amateka ntafitiye gihamya avuga ko ahunga Ruganzu Ndori ahunga urugendo rw'inzitane yanyuzemo ahunga. Hari abavuga ko mu bantu bari kumwe nawe Nyirarumaga yarimo. Simbizi neza, sinabitindaho. Abanditsi b'amateka bagenda bagira ibyabo, ntabwo tubitindaho. Bavuga ko hari urundi ruhare yabigizemo ku buryo byari byaragaragaye koko yamubereye n'umubyeyi na mbere. Ariko wenda ibyo tutabitinzeho, icyo nashaka kuvuga ni uko batibeshye. Ni ukuvuga ko Ruganzu bamubonera umubyeyi, bamubonera umugabekazi, kandi aza koko noneho azanamo n'ibindi byihariye na Rwoga itari ifite. Urumva nka mbere azana Nyirarumaga aza amaze kuba umugabekazi w'ingoboka wa Ndori. Abatabizi niwe soko y'icyitwa ibisigo. Ijambo gusiga bivuga amateka, ni ukuvuga ngo yaremye inganzo y'ubusizi kugira ngo umuntu abantu bazajye bayirebamo bamenye ibyo abasigaye inyuma bakoze. Muri iki gihe wavuga ko ari we watangije archive, niwe watangiye, yego, uburyo bwo kubika amateka, yego, kugira ngo butazimira. Nicyo ubusizi buvuga. Nyirarumaga abamuvuga bavuga ko ikijyanye n'urugori, gutega urugori, ari we wakizanye mu muco nyarwanda. Abandi banamuvuga ku bigendanye no kurema ishuri ry'umuryango risanzwe, ari ryo ngira ngo twanditse agatabo karyo kazasohoka mu mpera y'ikiganiro cy'abagore, kijyanye n'umurage w'urubohero nk'ishuri rya nyina w'umuntu. Nabwo bivuga ko Nyirarumaga arifiteho ikiganza kinini. Oyerega n'ibyo Ndori byinshi yatangije, niwe watangije itorero, yego, mu buryo bwubatse, mu buryo yaryubatse nk'ishuri koko rihamye, rifite ibyo abantu biga, rifite icyerekezo, rifite umurongo. Ibi byose rero nta hantu wabitandukanyiriza na Nyirarumaga. Oya, nurumva nyine bajya bavuga ngo umudiho uva mu matako. Ibyo byo mu matako simbitindaho, ariko birumvikana. Rero ahari dusa n'abaza kwerekeza ku musozo, nifuzaga ko tuza kuvuga iyo byagendaga nabi mu bijyanye no gutoranya umugore ubyara umwami. Muri make igihugu kikaba kibuze umwanya w'umugore, ukabura cyangwa ukaboneka ariko ugakoreshwa nabi. Yego, byagendaga bite? Nifuje ko tuvuga ku rugero rwa Nyirakigeri Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Ni ukuvuga ngo
ubundi Murorunkwere yari umukonokazi, barabizi abasoma iby'amateka cyangwa ababyumva, yari umukonokazi. Itoranywa rye naryo rigibwaho impaka, rigirwaho impaka rite, kuko bavuga ko Nyiramavugo, Nyiramongi nyina wa Mutara wa kabiri Rwogera, yashatse nyine yuko ingoma iguma mu muryango w'Abega, ariko musaza we ntashimiye iyo migirire witwa Rwakagara, kuko yabonaga ko nyine umugore iyo yagenje atyo bishobora kugirira nabi igihugu. Rwakagara ahahagarara kigabo, nta n'umugayo kuba yarabaye inshuti y'abami benshi, kuko Rwakagara urumva yabaye inshuti ya Rwogera, abasebukwe wa Rwabugiri, abasekuru wa Musinga, basekuruza wa Mutara Rudahigwa, urumva ibyo ni bifite aho biva. Yarabiharaniye. Icyo gihe rero Nyiramongi yafuhiraga umuhungu we cyane, bituma abiru bashaka uburyo bashyingira uwitwa Nkoronko Murorunkwere. Ariko kubera ko bashaka ko Rwogera abyarana igikomangoma na Murorunkwere, neza imihango y'ubukwe ikirimbanije, bohereza Nkoronko ku nkiko kugira ngo Murorunkwere yakirwe na Rwogera. Noneho bavuga ko Nkoronko bamugaruye mu gihugu imbere, kuko yari umutware w'inzirabwoba, bamugaruye mu gihugu imbere Murorunkwere amaze ifite inda nkuru. Umwana wavutsemo rero ni Sezisoni uwo niwe Rwabugiri, kuko nuko iryo zina yaryanze nyine agatoranya irya se wabo witwa Rwabugiri, akaba ari we uryitwa. Nyuma rero yuko Murorunkwere amaze kuba umugabekazi, nirwo rugero nagira ngo mpe abantu, yashatse nawe ko ingoma iguma kubyarirwa abami n'abakono. Ikintu yakoze, urumva Rwabugiri yimye ari mutoya, ariko ahita asaba abiru ko bagira n'ingoga bakamushyingira. Bahita bamushyingira abakobwa 3 bose bava mu nzu imwe. Urumva icyo kintu, kugira ngo abakobwa b'abakonokazi abe ari bo bazabyara nanone umwami wima Karinga. Ubwo umukobwa wari mukuru, umugore mukuru yari Nyiraburunga. Nyiraburungu yari umugore witwa Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro, azana n'umwana unangana na Rwabugiri ari we Rutarindwa. Undi mugore yari Nyiramparaye, n'undi aba Nyiramarora, bose bari abakobwa b'umugabo witwaga Nzirumbanje w'Umukono. Kugira abantu babyumve, nuko mu Rwanda twagiraga isaranganya, ku buryo nyine habaga hari imiryango myinshi. Iyo miryango yatoranywagamo abagore bazaba abagabekazi, niyo nzira y'uburyo bw'isaranganya ry'ubutegetsi yari iriho muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo uyu umuryango runaka wenda ni Abagesera se, ni Abakono, ni Abega, ni Abasinga, ni Abaha, ni Abazigaba, kuko nabo babyaye Gihanga, bakajya ku ngoma, umwami akava i Bunyiginya, ariko nyina akava mu wundi muryango twita Banda, sibyo? Ariko Murorunkwere we yarashatse kubyangiza kugira ngo igihugu, ingoma Karinga igume yimwe n'abantu bavuye mu muryango w'Abakono. Icyo byabyaye nuko habayeho akagambane kanini katumye na Murorunkwere ubwe akagwamo. Kandi amaze kukagwamo, ba bagore yimitse yashatse ko Rwabugiri arongora, b'abakobwa ba Nzirumbanje uko ari 3 baricwa bose barapfa. Ibikomangoma jewe mbarura nabaruye ibikomangoma byo mu Banyiginya 23 byose byishwe bitewe n'iryo kosa. Wenda icyo nakunganira, habayemo amakosa menshi. Urumva hari iryo kosa, ariko ukuyeho n'iryo kosa, urumva Rwabugiri yashatse n'abandi bagore, ariko haza kubamo abagize ikibazo cy'uko Murorunkwere arimo kwegereza ingoma Abakono benshi, nubwo yari afite n'abandi bagore batandukanye, nabo bakora andi makosa birengagije yuko nyine Murorunkwere ari umugabekazi. Ni ukuvuga ko harimo irindi kosa rikomeye ry'uko
urumva Murorunkwere yari umugabekazi mu gushaka kurwana n'uko atikubira habamo ingorane babyitwaramo nabi abigwamo. kubigwamo ni inzira ndende numva Urumva? tutavugaho none ngewe icyo nashaka kuvuga Eh. ni ukuvuga ko abuze umwanya we Murorunkwere igihugu cyagize ibibazo byinshi cyane. hariya harimo imivune igoye, ni ukuvuga ngo habayemo ibibazo byinshi ku buryo ubwo ndashaka kuzanamo ikindi kintu cy'uko byaba inzira yabayemo ikibazo, byaba ikosa yakoze Murorunkwere akagira amarangamutima akarenga ku nshingano ze. si amarangamutima Urumva? yandi ni ukwikubira Ni ubwiko. ukwikubira nyine, urumva inshingano yari afite yari azitatiriye kuko yabaga afite inshingano yihariye yo kureba igihugu mbere yo kwireba akakireba mu ishusho rusange kuko igihugu nticyari gituwe n'umuryango umwe gusa. nicyo ndimo kureba, urumva niyo nshingano yari afite ikomeye. Noneho n'abandi nabo kubera ayo makimbirane nabo batatira, urumva habayemo amakosa menshi. Njyewe uwo narebaga kuko ngira ngo icyo nashaka kwerekana kugira abantu bacyumve ni uko Murorunkwere uwo yari ari we no gutatira inshingano, n'abandi bashatse kubishyira mu buryo bakabikora nabi bakabigwamo, ibyo byose byishyize hamwe byashyize igihugu mu kaga bikomotse ku migirire. Urumva, hari imigirire ye, hari n'imigirire y'abashatse kubikosora nabo bakabikora nabi. Jye simbatinda kuko nyine we nitindiragaho n'umugore niwe. Oya, icyo nashaka kuvuga kubera yuko abiguyemo byiyongereye ku bindi byari byabaye, bibyara ingorane nyinshi. Umuhungu we amera nk'ubaye umusazi, nk'ugize amakaburo. Umwami yagize ibyo bavuga ko ubwo mvuze mu mvugo isanzwe, amera nk'utaye umurongo. Kandi ntabwo ariho honyine mu Rwanda, ni ukuvuga ko ahantu hose mu mico y'Abanyafurika aho bari bazi agaciro k'umugore, ujya wumva Shakazuru. Shakazuru nyina amaze gupfa nawe yagize amakaburo, ku buryo ishusho ye ya nyuma nyina amaze gupfa niyo abanyamahanga bamamaje ku isi yose, bakamugaragaza nk'umuntu wari umeze nk'igisimba warimburaga abantu. Oya reka kiriya cya Rwabugiri cyabayeho. Nuza kureba muri Koreya icyitwa Chosun, yagize umwami bamubeshyera neza ko atwite nk'uko babivuze kuri Rwabugiri, kuri Murorunkwere. Arangije baramwica kuko akenshi niko itegeko ryabigenaga, kuko yabaga yatatiriye ingoma. Uwo mwami neza niko yitwa Yiyungu. Ushaka kubireba nko kuri murandasi ashobora kureba Yiyungu of Chosun, ubwo wakandika nka Joseon mu Kinyarwanda. Neza ni Rwabugiri wo muri Koreya. Bitewe n'iki? Nyine uyu muntu wese akoze kuri nyina w'umuntu, inda y'uwo muntu iraramuka, kuko nyine nyina w'umuntu, umwana na nyina baba babohere ari isanga n'ingoyi nk'uko twatangiye tubivuga. Kuvanaho rero kamwe mu tugize iyo ngoyi ni ukuyihambura. Niyo mpamvu umwana usigaye yabuze nyina mu buryo bw'amarabira nk'ubwo burimo n'akagambane, asa n'uhindutse undi wundi, akagira akamero k'igikoko. Kuko ubundi nyina w'umuntu aba afite ubushobozi bwo kubwira ati subya mwana wanjye, aho abandi bose bananiwe kukubwira, yakubwira ati mwana wanjye dore sigaho, urimo urarenga. Amarangamutima yawe aracuba, intekerezo zigasubira hasi, ugatekereza neza. None abantu bamujyanye by'akagambane gutyo, si yaba Cakuwo kwa Zuru Natale firiya, yaba Yiyungu muri Chosun, yaba Rwabugiri mu Rwanda, ni umurongo umwe ugaragaza bigenda bite iyo nyina w'umuntu akozweho. Noneho by'umwihariko mu Rwanda aho nyina w'umuntu yabaga afite icyubahiro cy'indinganire n'umwami. Izo ni ingaruka zabyo. Abatwumva rero bamenye ko igihe muri iyi minsi
barebera umugore mu nzabya zoroshye nk'uko twabibonaga muri Bibiliya, ni ibintu bihimbano byadutse. ntabwo ibyo twabyigize. Umuco wacu ntabwo wigeze ufata umugore ngo umushyire munsi y'ameza maze umugabo yererezwa agera iriya hejuru. Yego. Iteka ahabaga hari umugabo mu Rwanda habaga hari umugore. Yego. Ahabaga inka Yego. z'imbyeyi habaga imfizi yazo. Njya nkunda abasaba abageni iyo bavuga bati inyana munani zirara imfizi mu mahembe, ni ukuvuga ngo imfizi yabaga iri hafi aho. Ingoma y'u Rwanda Karinga cyangwa na Rwoga ubwayo yabaga ifite n'insumba yayo. Ibyo bikagaragaza uburyo ari ibintu tutize vuba, ahubwo ni ibintu mu muco wacu birimo imbere. Umugabo n'umugore bagenda indinganire. Yego. Ibijyanye n'uburinganire byigishwa na ba kavamahanga biba birimo ubukocame bwinshi, birimo imyenge myinshi. Tuzabigaruka. Twabyigiraho ntabwo byatugeza ahantu hahwanye n'uko ubundi umuco wacu uteganya ko tuba tumeze. Ndumva twashimira abadukurikira Bwana Makuza. Ndumva wenda twakongera tukanabibutsa ko iyo ukurikiye ikiganiro Nkurangire Iwacu ukabona hari icyo ukuyemo, hari icyo kikunganiye, ntukibuze rwose gukora like cyangwa kugaragaza ko nyine wakishimiye, ndetse waba utariyandikisha ukiyandikisha. Twasobanuye umumaro wabyo yuko akabisangiza n'abandi, tubisangize n'abandi. Yego. Nyabuneka umuntu abo uwo ari we kubera nyine inkomoko ye n'umurage we, nibyo bikugize. Wabyanga wabyemera niko kuri, kandi iyo ubisigasiye ukabimenya ugira urufatiro. Iryo ni ryo shema ryacu. Ngabe ndagushimiye. Ndagushimiye nanjye Makuru. Ikeza n'ishyaka ry'amarere twitabira imihigo.